Ngiye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose nk'ibisanzwe nkaba nkomeje kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ngiye kugaruka ku baruwa ikomeye cyane yandikiwe Jarick Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda. Ni baruwa ije mu gihe uyu muhungu Jarick Habyarimana yishimye cyane kubera ko nyina Agatha Kanziga atakiri gukurikiranwa ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibaruwa kandi kabije mu gihe Jarick Habyarimana akomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, harimo gushyigikira umutwe wa FDLR muri gahunda yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda afashijwe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bose batifuriza neza abanyarwanda. Ngiye kwagezaho rero iyi nkuru igaruka kuri baruwa. Ibaruwa itangira igira iti: Bwana Jarick Habyarimana, mwana w'uwahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakwigendera Juvenal Habyarimana. Nanditse ibaruwa nyuma yo kubona uko washimishijwe n'icyemezo cy'abacamanza b'Abafaransa cyo kuwa 21 Kanama, aho batangaje ko bahagaritse urubanza rwa nyoko Agatha Kanziga Habyarimana ku ruhare akekwaho mu mugambi no mwishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bavuga ko nta bimenyetso bihagije bihari. Bwana Jarick, birababaje cyane kubona ko uretse kuba uri mu bayobozi batanga inkunga n'ubufasha bwa politiki n'amafaranga ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR, unayobora ibikorwa byo gusebya u Rwanda no kwimakaza ingengabitekerezo ya jenoside ubifashijwemo na perezida Felix Tshisekedi, none ukaba wongeyeho no guhagarara ku mugaragaro uhakana uruhare rwa nyoko Agatha Kanziga mu bwicanyi bwahitanye abarenga miliyoni y'abatutsi. Bimaze kuba ibintu bizwi na buri wese, ntibikiri ibanga ko amafaranga n'ubufasha byose bigenerwa FDLR binyura muri wowe. Ni wowe uhagarara ibikorwa byo gukangurira bamwe mu banyapolitiki no mu itangazamakuru gushyigikira uwo mutwe w'iterabwoba. Nkaho ibyo bidahagije, perezida Tshisekedi yagushyize ku rutonde rw'abishyurwa na leta ye, aho uhembwa ibihumbi byinshi by'amadolari buri kwezi binyuze muri Minisiteri y'Itangazamakuru iyobowe na Patrick Muyaya, ugamije gusa kwifashishwa mu bikorwa byo guharabika no gusebya u Rwanda mu itangazamakuru. Mu rwego rwo kumwereka ko ukora ibyo yaguhaye, washinze urubuga witiriye Extra Africa, wita ngo ni ikigo cy'itangazamakuru, nyamara ugikoresha gusa mu koza isura y'umuryango wawe, kunenga guverinoma y'u Rwanda no gushimagiza Tshisekedi n'inshuti ze nka perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ariko se koko Bwana Rick, kuki wemeye kwifashishwa nk'igikoresho cya politike n'abajyagitugu babuze uko bitwara? Ubufaransa burabizi neza ko ushyigikira ibikorwa bya FDLR, ariko bwahisemo gukomeza kuba indiri y'abajenosideri, abatera ubwoba n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ntibitangaje kuko icyo gihugu cyahoze kiri mu bafatanya cyaha b'ababyeyi bawe mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside, none uravuga ko ari cyo gihugu cy'ubutabera. Bwana Jarick, Abanyarwanda ntibagushinja jenoside wari ukiri umwana igihe nyoko n'umuvandimwe we Proteze Giranyirazo bashyiraga ku murongo no kuyobora imiryango n'amashyirahamwe yitwa Rezo Zero n'Akazu, yari igamije gutegura no gusohoza umugambi wo kurimbura abatutsi. Ayo mashyirahamwe yakoraga mu buryo bwari bumeze nk'uko SS ya Heinrich Himmler yakoraga mu Budage bwa Hitler, ishinzwe gushyira mu bikorwa igisubizo cya nyuma cyo kurimbura Abayahudi. Icyaha si uguhora uyu munsi guhakana cyangwa guceceka uyu munsi no guhakana jenoside no gushyigikira umutwe wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Abashakashatsi barimo Umufaransa Vincent Duclerc berekanye mu bushakashatsi bwabo ko inyandiko nyinshi zigaragaza uruhare rukomeye rwa Agatha Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko we ubwe n'umuvandimwe we Zigiranyirazo bari ubwonko bwa Rezo Zero
itsinda ry'ibanga ryari rifite inshingano zo gutegura no kuyobora umugambi wo kurimbura abatutsi. None se ni iki gituma ushaka kwikorera imitwaro yabo? Ndabizi ushobora kubabazwa nuko ari abo mu muryango wawe, ariko nk'uko abanyarwanda bavuga, icyaha ni gatozi. Bisobanuye ko ikosa ry'umuntu ritagomba kuregwa undi. Nyoko n'umuvandimwe we ni abanyabyaha bagize uruhare mu kwica abatutsi batagira ingano. Ntugomba rero kwikorera ibyo byaha byabo. Bwana Rick, birumvikana ko wumva bikubabaje kuba waravukiye mu muryango ufite amateka y'umwijima yo gutegura no gukora jenoside yahitanye abarenga miliyoni y'abatutsi mu minsi 100 gusa. Abanyarwanda benshi bafite amazina asa n'iry'umubyeyi wawe, barayahinduye kubera igisebo basize cyangwa igisebo bagize. Nyamara aho kugira ngo wibohore ku mateka mabi y'umuryango wawe, urarushaho kuyahagararaho no guhakana ukuri kugira ngo usukure isura yabo. Nyamara abanyarwanda bavuga bati, umwana wanga umuraga urubanza rwakunaniye. Ibi bisobanura ko urubanza watsinzwe ntugomba kurusigira abo uzabyara cyangwa abo wabyaye. Ntushobora guhindura amateka. Abakoze jenoside bose bagerageza kuyahindura mu cyiciro cya 10 cya jenoside, ari cyo guhakana, ariko baratsinzwe. Perezida Kagame yavuze amagambo atazibagirana ati, amateka yanditswe mu maraso ntashobora gusibanganywa nk'inkuru zanditswe na wino. Bwana Rick, ugomba kuba warabonye uko meya w'umujyi wa Aurélien Serge Groix yanze ko umurambo wa Zigira Nyirazo ashyingurwa muri uwo mujyi. Zigira Nyirazo ntiyari umujenosideri gusa, yari no mu bashinjwa urupfu rwa Diana Fossey, umushakashatsi w'umunyamerika wari mu Rwanda mu 1985. Nawe ntibitangaje ko niba ukomeje gushyigikira FDLR, umubiri wawe nawo wazangwa kimwe n'uwa Zigira Nyirazo, kuko uwo mutwe w'iterabwoba wica n'abanyamahanga. Harimo abanyamerika 2 biciwe muri pariki ya Bwindi ku mupaka wa Uganda na Congo mu 1999. Nyuma y'uko ingabo za RPA zitsinze ingabo za so n'umutwe wa nyoko w'intera hamwe, abajenosideri bahimbye inkuru ivuga ko RPF ariyo yahanuye indege ya Habyarimana. Bavuga ko ari igitero cy'iterabwoba cyatangije jenoside. Iyo nkuru bahimbye bayikoresheje mu gushaka guhindura abicanyi abere, kandi bigaragara ko ari ingengabitekerezo ya Hutu Power yakomeje. Abacamanza b'Abafaransa bavuze ko Kanziga agaragara atari nk'ukekwaho jenoside, ahubwo nk'uwahohotewe n'igitero cyahitanye umugabo we n'abo mu muryango we. Nyamara abashakashatsi mu mateka ya jenoside bemeza ko iyi nkuru yahimbwe n'abahakana jenoside n'abayikoze. Nk'uko Vincent Duclercq yabyanditse ati, isesengura ry'amakuru menshi rigaragaza ko igitero cyahanuye indege Habyarimana cyateguye cyangwa cyatewe inkunga na Réseau Zero, kandi nicyo cyatangije jenoside, aho Agatha Habyarimana ubwe yari imbaraga zikomeye mu kwishyira mu bikorwa. Kubura ibimenyetso bifatika byo kwerekana ko umuryango wawe ari umwere byatumye ugera naho ushinja RPF kwica abahutu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nyigisho ya jenoside ebyiri izwi neza nk'iyahimbwe n'abajenosideri n'abahakana jenoside nka Victoire Ingabire Umuhoza. Ese koko urifuza gusigira isi legacy wifuza gusigira isi niyo y'ingengabitekerezo ya Hutu Power? Naho ubutabera bwaba bwaratanzwe cyangwa bwarahakanywe, amateka aravuga neza uruhare rwa nyoko muri jenoside yakorewe abatutsi. Guhagarika urubanza rwe ni ikimenyetso cyerekana gusa uburyo Abafaransa bakomeje kugaragaza uruhande babogamiyeho, n'ukuntu Ubufaransa bwagize uruhare mu gufasha abajenosideri. Ndakwizeza ko iyo abari umunazi ntibari kubigenza batyo.
yitwa Geoffrey Mutimura, umunyarwanda wita ku gihugu cye cyangwa ukunda igihugu cye, utuye i Kigali, niwe wanditse iyi baruwa yandikiye bwana Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana ukomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda ndetse agakomeza kwifatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDL ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu mugambi wabo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho Perezida Paul Kagame. Jean-Luc Habyarimana, ibyo bintu urabyumva ute? Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.